I think it's a very simple case, and I believe in the system of Rwanda that they are going to ensure that justice Yeah. Sasa mimi nataka nikuulize kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu nimesikia kwamba wewe umetoka taifa la Kenya, ndio? Cameroon. No, he's Cameroon. coming from Oh. Okay, where you meet with Moses? No, that's not important for now. Yeah. Yeah, I think as a lawyer you can always have a call to represent any interest of any citizen of Rwanda. Yes. So I must not be a friend of Muslims. Yeah. I am a lawyer. I represent the entire Rwanda. Yeah. So that's my profession. I don't want to be a friend to represent you. Yes. What do you feel now? Pardon? What do you feel now? What do I think? How do you feel? I feel fulfilled that I have come here to protect the interests of Maurice, and we have given our own version and we have defended him very well. It's now left for the judiciary to take its course and see what they are going, any measures they are going to take against Maurice. Do you expect a fair trial? Yes, I expect a fair trial. I believe they are going to do so. Basing on what? Based on the fact that Maurice is going through some trauma. Maurice has mental instability as of the moment. So we are working alongside his medical doctor from US and that of RWD to see how we can help him to regain back his sanity. Okay. We have seen Moses crying in the court. What did he make him? Because he regrets his action. And Maurice is a role model to Rwandan, and him found himself in this situation is a shame to him and his family. Nizere ko mumeze neza cyane kabisa mwebwe mudukurikira kuri None TV. Makuru rero agezweho nayo ko witwa Turahirwa Moses kabisa yitabaga urukiko kwaburana rero ku cyara ko cyangwa cyo koresha ibiyobyabwenge. Moses rero watangiye urubanza asuka amarira fashe nk'umunota hagati y'umwe n'iminota 2. Moses atarimo kuvuga yobitse umutwe bageza kumubwira kuvuga yabanza kugira ikinaga cyo kutavuga. Sinzi wenda niba ari kureshwa ry'ibiyobyabwenge byinshi, sinzi wenda niba wenda ari ihungabana afite nkuko yaje no kuba abivuga, akavuga ko afite ihungabana bitandukanye bitewe nuko n'undi navuga ko yagiye akoresha ibiyobyabwenge mu buryo butandukanye. Umuntu yakwibaza rero Moses Turahirwa Moses Motion umugabo wigeze gufungwa muri 2023 nabwo yarakurikiranwe icyaha cyo koresha ibiyobyabwenge. Navuga ko no mu bagabo icyo gihe yarakurikiranwe icyaha cyo koresha ibiyobyabwenge nanone ubwoko bwa cannabis, ariko kandi icyo gihe yanarerwaga impapuro mpimbano. Turahirwa Moses rero yaje kubagezwa imbere y'ubutabera ari kuri uyu wa kabiri urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, maze mu kuburana kwe yari yitwaje umunyamategeko uturuka mu gihugu cya Cameroon, umunyamategeko utavugaga ikinyarwanda nk'uko abakurikiye urubanza babibonye. Umunyamategeko rero atangira nyine ku byaregwa, haza no kwiyongeramo icyaha cyo gutunda cyangwa se kwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu. Aho umunyamategeko we nawe wari ufite umusemurira yavugaga ko mu by'ukuri bitashoboka ko umuntu yinjiza ibiyobyabwenge kandi yaciye ku kibuga cy'indege. Ibyakomeje nabyo kuba urujijo. Turahirwa Moses rero yasabaga ko atakwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko afite umuganga arimo mukurikira mu by'imitekerereze, ndetse ko yarafite na rendezvous muri Leta Zunze za Amerika, yamaze no kugura itike y'indege, bityo ko bitari bikwiye ko uyu mugabo atangira cyangwa se akurikiranwa afunzwe bitewe nuko yari yatangiye process yo kwivuza. Bamajije no kubijyanye nuko nimba akoresha urumogi kandi n'ubushize aricyo kintu yari afungiwe. Moses Turahirwa yavuze ko mu by'ukuri gukoresha urumogi yabikoresha nko kwivura. Ati nkoresha urumogi mu buryo bwo kwivura, mu buryo bwo kwirinda agahinda gakabije. Ati urwo rumogi bite rutandukaniye n'urwo mu Rwanda, kuki ari urumogi ukoresha urukuye mu mahanga. Ati n'urumogi rwa karite nimero ya mbere
ati n'urumogi nomero ya mbere, ati n'urumogi rwiza, agenda rwose arutaka anarusengeza. Ariko kandi ku kuba wenda avuze ku byo gukoresha urumogi, Moses yatangaje ko mu by'ukuri atarukoresha bishaka, ndetse yatangiye process yo kurureka. Abajijwe rero niba kuko ruvura, avuga ko abajijwe niba hari umuganga warumwandikiye, avuga ko yakoze ubushakashatsi akabona ko urumogi rufite ukuntu ruvura, rufasha imitekerereze. Nubwo abandi bazi ko urumogi rwo rwica imitekerereze. Ni urubanza rero rwatangiye agana mu saa 3:26 gusozwa hafi saa 5 gutyo, mu ishati yakoze, mu ipantaro yitise. Moses ibintu byatangaje abantu ni ukuntu umwunganira tumvaga ikinyarwanda byaje kuba urujijo, dore ko byasabaga utranslatinga akabanza gusobanura neza, ese bavuze ibiki, ese basobanuye ibi. Nabonye yabanje no kurahira avuga ati ibintu ngiye gutranslatinga ni ibintu bigomba kuba byujuje amategeko, cyangwa se bihuje n'amategeko, bihuje n'ubusabe. Ati nimbirengaho nkavuga ibidakurikije amategeko nzabibazwe. Ibyo byose rero ni bimwe mu byateje urujijo cyane kabisa, aho byatunguye abantu kubona ukuntu umunyamategeko wari kumusemurira yabuze, yifashisha wari hafi aho ngaho. Amakuru yavuze ko yasemuriwe na mushiki wa Moses, ariwe wa translatinze. Ni urubanza rero rutari rworoshye, cyane ko rwari insubiracyaha. Avuze ku byo kuba yaratutse Perezida wa Repubulika, yavuze ati biranditse kuri Instagram ariko nasabye imbabazi. Ubona rero ko mujyanye rero no kumusaka, avuga ko bamugezeho hafi saa 3 z'ijoro, banza no kumanga yanga gufungura, cyane ko yatekereza ngo ko arabaje kumugira nabi nk'uko no minsi ngo yabanje bari babikoze. Ati rero nanze gufungura, urugi bararwica. Ibintu navuga ko yabivugaga nyine yisobanura. Ati rero icyo gihe baransatse, bansanganamo garama zitageze no kuri 5 z'urumogi nakoreshaga. Ati rero ibyo twe dupfunyika 13 bandega sinzi aho turi, nifu icyo gihe barafotoye, amagarama bahasanze barayafotoye. Sinzi ukuntu byaje kugenda kugira ngo bibe dupfunyika 13. Nibutse ko nyine Moses yaregwaga gusanganwa urumogi dupfunyika 13 no kuba baramujyanye kuri Rwanda Forensic Institute, ikindi kigo gipima ibimenyetso bya gihanga cyahoze cyitwa Rwanda Forensic Laboratory, kugeza guhindurirwa izina. Moses rero akaba yatunguye abantu benshi cyane ubwo yavuga ko byukuri bamusanganya amagarama aho kumusangana tuno dupfunyika 13. Moses rero yaje kuba urubanza rwe ruzasomwa ku itariki 9, ubwo rero no kuzakurikirana umuntu akumva ese urubanza rwa Moses Motion ruzarangira gute, se bizagenda gute. Ubona ko abantu bari benshi, abantu bafite amatsiko, ariko ubona ko Moses Motion ibiyobyabwenge ukurikije uko avuga, ukurikije uko yitwara, ubona ko rwose umuntu aramutse avuze ko bimaze gusa naho bimwangiza, bimaze gusa naho bimuhindura debile, umuntu ntiyababeshye. Cyane cyane ko yanavuze ko hari ibipimo yafashwe na RBC bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, ariko atarahabwa ibisubizo. Ibyo byose rero ugasanga ko ni bimwe mu mpinduka zagiye zibaho kuri uyu mugabo witwa Moses Motion. Rero umuntu akavuga ngo wenda no gukurikirana tukaza tumenya imyanzuro y'urukiko, ariko yasabwe ko atafungwa, ahubwo akwiye gushaka n'undi muganga umufasha mu by'imyumvire kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Nibyo rero ibyo naba mbabwiye. Amakuru yandi yo no kuzakomeza kuyakurikira, no kuzakomeza gukurikirana uko ibintu bizagenda bigenda umunsi ku wundi, uko ibintu bizarushaho kugenda umuntu akazaba amenya ngo ese bimeze bite, ukuri ni ukuhe, kugira ngo ibintu byose bibashe kujya ku murongo. Ngayo ngo kuri ibyo naba mbabwiye, reka mbashimire, ibyo dusubire mu biganiro byacu bitaha.